Hello guys, mumeze mute? Umuhungu wanyu ufite handa ugarutse, noneho nje kukwereka nkuzaniye interineti y'ubuntu. Abantu mwari mwarabuze interineti y'ubuntu dore nayizanye, ngiye kuyibereka. Ariko mbere yo kubibereka nizeye ko akantu nabahaye k'uburyo mwafata android yanyu mukayigira nka iphone kabafashije. Murabona ko nanjye telefone yanjye uyibonye wagira ngo ni iphone, iyo ni iphone ariko ni android bisanzwe nyine. Niba utarayibona ujye muri video zanjye uraza kwibonamo uburyo wafata telefone yawe application zigasa nk'iza iphone nyine. Twikomereze na interineti yacu y'ubuntu. Icyo usabwa wowe ni ukubanza ugakanda subscribe gusa ubundi tukikomereza. Ngiye kuba interineti y'ubuntu. Urabona ko njye data zirafunguye, urabona ko data zifunguye ariko nta kintu na kimwe cyafunguka. Facebook ntiyafunguka, izi za YouTube ntizafunguka kubera ko nta mamega nyine. Urabona ko ntabwo zakora bitewe n'uko nta mamega ariho. Ubu ngiye kukwereka application, reka nze nanakwereke iyo nta mamega ariho. Akanyenyeri 131 urwego. Tegereze gato. Urabona ko nta mamega na make mfite. Ngiye kukwereka uburyo wabona ayo mamega y'ubuntu. Icyo usabwa nkurikira, twagiye sasa. Urajya kuri Play Store yawe cyangwa ahantu usanga ukora application nyine. Downloading application bita Stack VPN. Stack VPN uragenda uyisachingemo nyine. Bayita Stack VPN. Dore ngiyi hano. Stack VPN dore ngiyi. Iyi niyo ugenda ukandika muri Play Store bahita bayiguha nyine. Nurangiza uhite uza uyifungure nyine umaze kuyinstallinga. Making sure yuko ufite simukadi ya Airtel ariyo data zifunguyeho nyine. Kuko bikunda kuri simukadi ya Airtel gusa. Nurangiza nimara gufunguka uhita wizira hano kuri tuno turongo dutatu. Uhita uza udukandeho. Uhita ukanda hano handitse ngo sorry gato. Uhita uza ukande hano hari uturongo. Hano handitse import setting. Hano import setting. Uhita uza uhakande. Utegereze gatoya. Birangiza hano hari agafayiro ndi buze kubaha mwebwe nyine. Mwebwe abantu mugashaka nyine muraza gukora subscribe, munyohereze screenshot kuri WhatsApp, ubundi mpite nkaguhereza. Ni ibintu byoroshye cyane. Ubundi abari gukoresha njye nsanzwe nkafite muri telefone. Urabona ko harimo ibintu byinshi gusa ariko ukabona ugahita kagaragara nyine. Tuzamuka dore ni aka ngaka. Dore ni aka. Kano kanditse ngo manto fayiro. Ni aka ngaka wenda akaguha utagafite. Ubundi uhita uza ugakandeho. Ubundi umara gukandaho bireba byaje nyine ubungubu. Urahita uza ukande data zawe zarazifunguye kuri simukadi ya Airtel. Nurangiza uhita uza ukande hano. Kuri hano nyine muri kino kiziga kino. Uhita uza ukandemo. Utegereze. Urategereza akanya runaka nyine bitewe na rezo ufite. Urategereza gato birahita bikunda.
noneho iyo byamaze kwiyandika connected, ubu internet uba urimo urayikoresha nyine ubishatse wagenda ugakoresha internet yawe. Tuvuge n'urugero, reka twigire kuri Facebook bisanzwe. Tegereze gatoya, urabona ko ihise ifunguka. Reka tujye ku rundi rubuga n'urugero, YouTube. YouTube tuba dutegereje gatoya, iratindaho gato nyine. YouTube y'ibikomeye, urabona ko byatangiye kuza, nyine. Wowe icyo usabwa nyine, kora subscribe, kore like, muri comment wandikemo ikintu nazagukorera ubutaha, n'ibindi bintu byinshi cyane nyine wifuza kumenya. Cyangwa unanyandikire kuri WhatsApp kuri nimero ndi bushyire hano kuri iyi video, n'abashaka ya fayiro nyine ndahita nyibazanira. Abantu mushaka kariya gafayiro mukore subscribe, muhite munyohereza screenshot kuri nimero ya WhatsApp ngiye gushyira hano kuri video, ubundi muhite mbaha kariya gafayiro. Turi kumwe, ciao ciao.